Nongeye kubasuhuza nshuti bakunze ikiganiro Umunezerowagakiza mutegurirwa mukanagezwaho na NZEYIMANA Bahati Shaban. Amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Twongeye kugira umugisha ukomeye kugira ngo tuganire namwe ijambo ry'Imana. Kuri uyu mwanya mwiza Imana ibiduhaye, ni amahirwe akomeye kugira ngo ubyuke ubasha kwakira ijambo ry'Imana, urisengeremo ndetse umunsi wose wirirwa umeze neza. Kandi tubibutsa ko kuri cyano buri munsi hacaho ijambo ry'Imana rishobora kubafasha kubana neza n'Imana. Birakwiye rero kugira ngo ujye usura uru rubuga kugira ngo uhakure ibyagutunga mu buryo bw'umwuka ndetse bigufashe kwegerana n'Imana. Reka dusenge kugira ngo dukomeze tuganira. Data, mu izina rya Yesu twongeye kugushimira kubw'ubuntu bwawe, amahirwe utwemereye kongera kugera kuri uyu munsi ndetse no kubonana kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Turinginze kugira ngo umwuka wera akomeze kubana natwe kandi ijambo ryawe rigira umumaro ukomeye mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo uzaza gucyura itorero ryawe uzasange Mwami Imana twiteguye kandi tuzajya n'iminyago myinshi. Urakoze kubana natwe, ni mu izina ryawe twizeye kubikora, amen. Kuri uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga gukura mu mwuka. Ese ubundi gukura ni ngombwa? Kuki ijambo ry'Imana ridusaba gukura? Ese dukijijwe bisanzwe tukamenya ubutumwa bwiza tukibera aho ngaho tukaba muri uwo munyenga, byaba bihagije? Ese hari impamvu Imana idusaba gukura? Reka dusome twifashishije igitabo wandikiye Abaheburayo, urwandiko rwandikiye Abaheburayo igice cya 5, dusome n'umurongo wa 12 twumve uko hatubwira. Haranditswe ngo, kandi nubwo mwari mukwiriye kuba abigisha ubu kuko mumaze igihe kirekire mwiga, dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe iby'ishingiro rya mbere y'ibyavuzwe n'Imana, kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata aho kugaburirwa ibiryo bikomeye. Kuko unywa amata aba ataraca akenge mu by'ijambo ryo gukiranuka, kuko akiri uruhinja. Ariko ibyo kurya bikomeye ni iby'abakuru bafite ubwenge kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza. Munyemerere nsome muri verisiyo ijyanye n'ikinyarwanda cy'iki gihe, mwumve ukuntu basobanura neza aha uyu murongo. Verisiyo y'iki gihe havuga ijambo rimeze gutya. Mu Baheburayo nyine nk'uko twavugaga ibice 5 umurongo waho wa 12 havuga gutya. Munyemerere mpagere. Urebye igihe mumaze, mwari mukwiye kuba bigisha abandi, ariko namwe muracyakeneye kwigishwa ibyifatizo byerekeye inyigisho ziva ku Mana. Aho gutungwa n'ibyo bikomeye muracyakeneye amata. Umuntu ugitungwa n'amata gusa aba akiri umwana, aba ataraca akenge ku byo gutunganira Imana, ku byo kugira gute, ku byo gutunganira Imana. Naho abantu bakuze bo batungwa n'ibiryo bikomeye, kuko baba baragize akamenyero ko gutandukanya ikibi cyiza. Baba baragize, abantu bakuze mu byo gutunganira Imana ngo baragize akamenyero ko gutandukanya ikibi n'icyiza. Imana idufashe cyane. Nagira ngo bene data turi kumwe muri uyu mwanya Imana twemereye kugira ngo tuganire namwe ijambo ry'Imana. Ndagira ngo rwose ngusabe utekereze kuri iki kintu. Twari turi kwibaza ngo mbese gukura mu mwuka ni ngombwa? Ese kuki Imana ishaka ko dukura? Ariko tugira n'ikindi kintu cyitwa kugwingira. Mujya mubona mu buzima busanzwe bakavuga ngo uyu mwana wo kwa runaka yaragwingiye, afite ikibazo cy'imirire. Biba biterwa n'iki? Kugwingira biterwa n'ibintu bitandukanye. Biterwa n'ibyo umwana arya bitarimo intungamubiri, bitarimo ibituma bishobora kumurinda indwara no kumukuza no kumukomeza. Bishobora guterwa n'uburere ahabwa ndetse mu buryo n'ibyo abigishwa. Ndetse hari igihe usanga iri jambo ritubwiye ikintu gikomeye. Ndatubwiye ngo mumaze igihe kirekire mwari mukwiye kuba bigisha abandi, ariko none nubwo mumaze igihe kinini mwiga, muracyakeneye kwigishwa ibyifatizo, inyigisho zifatizo. Urabona nk'igihe umunyeshuri ashobora kumara igihe kinini mu ishuri, akamara imyaka minini agasibira, ukabona ntacyo afashe, nyamara agombaga kwimuka akajya mu wundi mwaka. Biba biterwa
afite ikibazo cyo gufata no bijyanye n'imyigire mu bundi buryo butandukanye. Ibyo nabyo bigenda biterwa no mu itangiriro uko yarezwe n'uburere yahawe. Rero Bibiliya itubwiye ikintu gikomeye, iratubwira ngo nubwo mwari mumaze igihe kinini mwiga, nubwo mwari mugeze igihe cyo kugira ngo mujye kubwiriza abandi, nubwo mwari mugeze igihe cyo kugira ngo mujye kwigisha abandi, ariko mumaze igihe mwongeye kuba mugikeneye kuramizwa n'iki? N'amata. Kandi ngo utungwa n'amata bakiri umwana bataraca akenge, kuko ngo ibiryo bikomeye Bibiliya itubwiye ngo iki? Ngo nibyo abantu baciye akenge. Rero bene data, Imana idufashe cyane. Iyo urebye mu buryo muri ubu buzima busanzwe, ubundi baravuga ko umuntu umwigishwa asa n'umwigisha. Ubundi urebye umuntu ibyo akora, uzamubaze mwarimu, uzarebe mwarimu we ayitwara ate, agenda mu buhe buryo. Umunyeshuri asa n'umwigisha we n'umwarimu we. Ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu yibaza ngo ese mu buzima busanzwe runaka yitwara gute? Ni umukristo, ariko imbuto ze, imibereho ye, uko abaye, abagendana nabo mu bundi buryo butandukanye, umuntu asa n'ibyo arya akenshi. Niyo mpamvu hari igihe ushobora kubona umuntu amaze igihe kinini wenda mu idini runaka, ari umukristo asengera ahantu, ariko ugasanga ku byo kumenya umwami Imana, kuko kugera ku kigero cya Kristo ntabwo bigize ute, ntabwo ari mu kigero gikwiriye. Uwandikiye Pawulo yandikira Abefeso yababwiye ijambo rikomeye, ababwira mu bice byaho 4 umurongo waho wa 13, yababwiye ijambo rikomeye. Abefeso ibice 4 umurongo wa 13 haranditswe ngo kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza aho tuzasohora kuba abantu bashyitse kugeza urugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Ubundi Imana ikeneye ko umukristo wese, ndetse muwandike Abakorinto we yaravuze ngo twebwe nyamara twe dufite gutekereza kwa Kristo. Bidukwiriye ko ubuzima bw'umukristo akwiye gukura akagera etape avaho akagera no ku rundi rugero, kuko Bibiliya niko yatubwiye ngo ibiryo bikomeye bikwiriye ngo abagize ute, abantu bakuze bashobora gutandukanya ikibi n'icyiza, n'abakeneye kuramizwa ibyo nyigisho zoroshye zigize gute, ziba ari zikira abana mu gakiza. None hari igihe abantu bibaza mu buryo butandukanye, ukabona umuntu ni umukristo asengaga, Imana ikamugirira neza, yamara kumugirira neza agahita yibagirwa iby'Imana yagiye avugana nayo n'ibyo yamukoreye. Nagira ngo nkubwire inshuti y'umusaraba, kimwe mu bintu icyambere cyazanye Kristo ku musaraba nta kindi ni ukugira ngo abantu bacungurwe bave mu byaha, bazabane nawe mu bwami bw'Imana. Rero ibyo duhabwa nabyo nibyo mu rugendo, ariko ntabwo bikwiye kudutuma twibagirwa intego y'urugendo. Niyo mpamvu udakwiriye aho wageraho, nta rwego na rumwe wagakwiye kugeraho ngo rukubuze gukorera Imana. Hari abagera ahantu akumva ko gusubizwa gukorera Imana ari by'abantu bagikennye, bafite ibibazo n'ibindi bintu bitandukanye, ariko ubuzima bw'uwamenye Kristo by'ukuri, n'aho azaho mukuye n'aho ajya, nta kigero, nta hantu na hamwe akwiye kugira ngo yumve ko bikwiye gusimbura gukorera Imana, kuyiramya, gusenga, kubana nayo mu bundi buryo butandukanye. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu rero iratubwira ngo birababaje, mwari mugeze igihe mukwiriye kuba bigisha, ariko ngo muracyakeneye inyigisho ziri fondation, inyigisho zo kongera zituruka ku Mana, zongera nk'abaza abantu batangira. Niyo mpamvu rero buri muntu wese akwiye kwitekereza akareba. Nigeze numva ngo umugabo umwe wakoze icyaha, asambanya umwana, ngo amaze kumusambanya ngo bamujyana mu nzego mu buyobozi, ariko ngo uwo mukobwa yaragifite kiri muto, ariko yarakuze abyibushye, afite abona ko akuze, ariko yarakuze mu gihagararo kadafite imyaka. Bamubajije aravuga ati yewe nabonaga ari mukuru kubera wicara igihagararo, ariko igihagararo ntabwo cyavugaga ko yagejeje imyaka y'ubukuru. Natwe rero dufite abantu bamaze igihe mu itorero ariko batarakura mu buryo bw'umwuka. Biradukwiriye kandi kubwira umuntu ngo najye kubwiriza ubutumwa bwiza, kubwira umuntu ngo nitware gutya, kubwira umuntu ngo nagire ute, waba ufite ikibazo, kuko asa nanone ikindi kibazo twabonye ko umunyeshuri asa n'umwarimu. Nibyo twigishijwe ndetse n'urugero rw'abantu dufite
abo dukuraho urugero. Rero ariko biradukwiriye ko dukwiye kugira ku gihagararo cya Kristo. Ukwiye kuva aho uri, ntiwingingirwe gukorera Imana kuko uzi umumaro wabyo. Ntibaguhamagare bakwinginga, ahubwo ukamenya ko ari ingororano, hari amakamba. Hari umuririmbyi wa 88 yaravuze ngo imbere ya ya ntebe ngo nzahagararayo, ngo nzaba njyanye iminyago ngo nyishyikirize Yesu. Imana idufashe cyane. Ese ni iyihe minyago uzajyana imbere y'Imana? Ese ndubuhe buhamya? Ese ni ayaha makamba? Ese n'ibiki bizaguherekeza? Ukwiye kumenya muri aka kanya. Ese niki ukwiriye kwigira kuri iri jambo? Imana igufashe cyane. Ariko uyu munsi umenye ko ukwiye kuva kuri urwo rwego uriho ukagira umenya ngo Bibiliya iravuga ngo mushakashaka uko mwamenya ibyo Umwami ashima. Ese ukwiye gukora ubushakashatsi, mbega ukwiye gukomeza gukora ukamenya ibyo Imana ishaka. Imana igumugisha. Turi kumwe, reka dusengane. Data mu izina rya Yesu, senge umuntu warunteze amatwi ugatega amatwi ijambo ryawe. Bibiliya tubwiye ko dukwiye gukura tukagera ku gihagararo cya Kristo, tukagira imitekerereze nk'iyi. Ese mu buzima bwacu natwe turebye turagukeneye kugira ngo kuza abantu bave ku nyigisho ziri fundamental, bagere ku rundi rwego rwo kugira ngo nabo babigisha mu buryo butandukanye. Abantu banteze amatwi iri jambo ryo bagire umumaro, kandi igihe abantu bakora ntaregeza n'izina Yesu twizeye kubikora. Amen.